ese iyo bavuze ngo umuntu yatewe indobo cyangwa yateye indobo abashatse kuvuga iki? Akenshi uko tubimenyereye, iyo umuntu yatewe indobo cyangwa yateye indobo ni umuntu uba wagerageje kwegera undi muntu akamubwira ko amukunda. Ibyo bikunze kuba hagati y'umukobwa n'umuhungu, iyo umwe yifuje undi akifuza ko yamubera girlfriend cyangwa boyfriend, ubundi akamubwira ko yamukunze. Hari ubyanga akamubwira rero sinishoboreye, ntago byakunda. Ubwo icyo gihe aba yamuteye indobo. Ariko abenshi dukoresha iyi mvugo ariko tutazi imva n'imvano yayo. Uyu munsi rero twabateguriye byinshi ku nkomoko yo guterwa indobo. Ngewe bateguriye iki kiganiro ngiye no kukibagezaho ndi ntagara Delphine nk'ibisanzwe. Twagiye rero ngo hariho nyine umukobwa yigaga muri kaminuza y'u Rwanda. Ubwo hari umuhungu wari waramwihebeye. Aho nyine ni icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. Hari abantu nyine batahazi, hari n'abantu bayibayemo, hari n'abantu bajye bayumva. Naho ngaho uwo musore yigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ariko aravuga ati ngomba kugenda nkabwira uyu mukobwa uburyo mukunda, kuko ntago nagoheka, ntago naryama uyu mukobwa ntarabimubwira nyine. Urumva rero yatangiye kwitegura uburyo agiye kugenda akabwira wa mukobwa uburyo yamukunze. Umusore nyine yarerekeye ajya kubwira wa mukobwa yapfiriye, ahora atekereza ngo ngomba kubimubwira nyine. Ariko nyine turaza kumenya inkomoko yo guterwa indobo ahantu byavuye. Ati naragukunze, unyemereye nuko wanyemerera ukaba umukunzi wanjye. Kobwa ati ndabyumva warankunze, ariko mu by'ukuri ndumva ntabishaka. Umusore arakomeza aratitiriza ati nyaboneka uzambabarire umereze urukundo kuko njye naragukunze. Umukobwa ati warankunze yego. Aramubwira rero niba warankunze ngiye kugusaba ikintu kimwe, buri uko uzajya uza kunsura uzajya unzanira indobo y'amazi. Umusore ati ibyo byoroshye, nzajya mbikora rwose, uko nje kukureba nzajya nkuzanira indobo y'amazi. Babyumvikanaho, uko azajya aza kumusura azajya amuzanira indobo y'amazi. Birakunda rwose. Umusore kuko yari yaramukunze yumvaga ko nta kintu atakora kugira ngo uwo mukobwa amwegukane. Nibwo rero yaje kumusura ku munsi wa mbere amuzanira indobo y'amazi, ku munsi wa kabiri amuzanira indobo y'amazi, ariko ku munsi wa gatatu agarutse indobo y'amazi nayo yigeze azana, kuko ageze imbere y'umukobwa umukobwa yaramubajije ese ko mbona none uje kundeba nta ndobo y'amazi uzanye? Umusore ati nukuri wa mukobwa, uyu munsi umbabarire amazi yabuze yabaye ikibazo. Umukobwa ati ngo iki kandi twarumvikanye ko uzajya uza kunsura ufite indobo y'amazi. Umuhungu ati nukuri ntako ntagize, ariko amazi uyu munsi nayabuze. Nyiramukobwa aramureba aramwitegereza ava hejuru agera hasi, ati ngo urabona uraza nta ndobo y'amazi ufite? Afata ya ndobo ahita yimukubita mu maso. Abantu bose inkuru irasakara muri kaminuza hose bati yamuteye indobo, yamukubise indobo. Abantu bose bamenya ko umuhungu yatewe indobo bitewe nuko yatwaye ya ndobo n'amazi yari arimo, kandi yari yarumvikanye n'umukobwa ko uko azajya ajya kumureba azajya amutwarira indobo y'amazi. Ngayo nguko rero umuhungu rero yaciwe indobo y'amazi azira ko nta mazi yigeze azana muri ya ndobo. Birashoboka ko nawe wakoreshaga iyi terime cyangwa se iyi mvugo ariko utazi imva n'imvano. Ngayo nguko rero ni umusore wakundanaga n'umukobwa, ariko barumvikanye ko azajya amuzanira amazi uko aje kureba umukobwa, ariko ntago byakunze. Ngayo nguko iyo niyo mva n'imvano yo kuvuga ngo yatewe indobo, ntawe uzajya ubatera indobo ariko uzi igisobanuro cyabyo. Ese buri umukobwa yakundaga umusore cyangwa yikundiraga indobo y'amazi yamuzaniraga buri munsi? Ubwo rero nimwe muri buze gusubiza icyo kibazo. Ubwo nyine uzajya uterwa indobo cyangwa uyitera azajya asobanukirwa byinshi byo guterwa indobo. Ndabashimiye. Ukeneye ibiganiro byanjye n'ubunini kuri YouTube Ntagara Official, banza ukande aho hasi kunzogera, ubundi ntuzacikwe n'ibiganiro bya Ntagara aho biherereye hose, yaba kuri social media zitandukanye, kuri Instagram, YouTube, TikTok, Facebook n'ahandi. Mbifurije guhaha mu karongo. Banyehuye namwe muhatemberera, tubazaniye inkuru nziza. Ese waba ufite ikibazo cy'indwara zitandukanye cyangwa ugorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi wifuza ngo utane n'izo ndwara, wihangayika kuko Sanitus Medical Clinic Limited tubigukemurira. Dutanga ubuvuzi ku ndwara zitandukanye ugakira neza, kuko dufite ibikoresho byabugenewe mu gupima izo ndwara kandi mu buryo bwizewe. Si ibyo gusa kandi, kuko muri Sanitus Medical Clinic dutanga ubuvuzi rusange, general medicine, dukurikirana abagore batwite ndetse tukavura n'indwara zibibasira. Tuvura abana ndetse n'abakuru, tuvura abakomeretse byoroheje, kandi dukorana minor surgery, ducisha abantu mu cyuma, dufasha abantu kuboneza urubyaro ndetse n'ibindi. Dukora buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva isaa moya zo mu gitondo kugeza isaa 4 za nimugoroba. Wifuza serivisi wadusanga ahazwi nko mu cyara w'umujyi wa Huye, kunzi iteganye n'amarembo ya IPRC South, ku kuboko kw'iburyo uturutse mu cyarabu ugana ku bitaro bya CHUB. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 460
261 cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 320 0312. yewe ushobora kuduhamagara no kuri 079 40 90 26 1. Gana Santus Medical Clinic Limited, igisubizo ku buzima bwawe.